Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nanone reka tugere kuri episode ya 3. Ndetse ni inkuru ya Aline ndetse na Eric. Amarira y'ubwiza, iki gice niko nakisi. Aline yari akiri mu mavi imbere ya Eric, amufashe ku rutugu. Amarira yamanukaga nk'uruzi rucika inkombe, nawe nyumvire. Patrick yahagaze ku muryango, aramureba nk'umuntu ubona ikintu cye kiri gutoroka mu ntoki. Umwuka mu cyumba wari uremereye, umutima wose utera ku buryo wumva amarira ya Aline asakuza kurusha amagambo. Patrick aravuga n'uburakari bwinshi. Aline, wanyanduje ubuzima. Naguhaye byose mfite, naguhaye byose nari mfite, amafaranga, urukundo, igihe cyanjye, ariko wowe warambeshye. Ubu se ushaka kujya kuri uyu musore w'umupfukiranwa ngo ngusige? Oya, ntabwo bizashoboka. Uwo ni Patrick wabivuze. Ayo magambo ni Patrick wayavuze. Eric yahindukiye amureba mu maso, areba Patrick. Ijwi rye rituje ariko ryuzuye igihirahiro. Eric yabwiye Patrick uti, niba koko waramukunze ushaka kumuhindura imbata y'amafaranga yawe, urukundo si ugutanga amafaranga gusa. Urukundo ni ukwitanga, ndetse ni ukwihangana, ndetse ni no kwemera kubabarira. Ese Eric nta rukundo yari afite koko? Ese hagati ya Patrick na Eric wari ufite urukundo ninde? Ariko ayo magambo yarushijeho gutwika umutima wa Patrick. Aratabaza, arasakuza n'ijwi rirenga ati, Patrick avuga aya magambo, nta muntu n'umwe uzamunyagwa mu maso yanjye, nta muntu n'umwe uzandwara Aline mu maso yanjye. Aline ni uwanjye, kandi niba ari wowe ashaka, ndahita mwereka ko ntazigera mubura. Aline yasakuje cyane, yegera hagati yabo bombi. Aline ararira cyane, ndabinginze mwese, nawe unyumvire, ndabinginze mwese ntimundwanirireho. Yabisubiyemo kabiri. Sinabikiwe cyangwa sinababwiye, niba hari uwo mwagombye kurakarira ni njye wakoze amakosa, ni njye wabuze gukunda by'ukuri. Mwese mwari isoko y'urukundo rudasanzwe, ariko umutima wanjye waribeshye, ndangazwa n'irari ryo gusambana, none dore aho byangejeje. Amagambo ye yari nk'amasasu yinjira mu mitima ya bombi. Eric yunamiye hasi, amarira ye akomeza kugwa buhoro buhoro. Genda amarira ashoka ku matama ye. Patrick we yikubise ku ntebe, umutwe awutwikiriye amaboko. Ijwi rye rirenga riturika riragira riti, wo ni Patrick, ni gute nakwiyemeje kuguha byose nkajya ndara mpora ntekereza ko turi kumwe, ariko ugasangira umutima wawe n'abandi? Nawe unyumvire. Ibyahise bibaho byari nk'inzozi mbi. Eric yarahagurutse, areba Aline mu maso, ijwi rye ririmo agahinda kadasanzwe. Eric yaravuze ati, ndagukunda Aline, ndagukunda, nawe unyumvire. Yabivuze inshuro 3, ariko ndabona urukundo rwanjye rutakibasha kugukiza. Nagerageje bishoboka, ariko uri mu nzira iteye umwijima kurusha aho ubushobozi bwanjye bushobora kugera.
sinshobora kongera kurwana n'umutima wawe uhora uca mu bandi. Aline yahise acika intege, yikubita hasi nk'utaye umutima cyangwa nk'ucitse umutima. Amarira yaturutse nk'isumo, ijwi rye rirasakuza cyane. Aline arangije aravuga ati, Eric, ntunzige, sinshaka kukubura. Eric, nta n'umwe nsigaranye, udahari ubuzima bwanjye mba numva budahari. Uri wowe wenyine iyo ujya kumva wagiye. Nagombaga kubaho nte, nawe unyumvire. Eric yaramwitegereje igihe gito, umutima we utemba amarira. Yeguye igikapu cye yari afite ku rutugu maze yerekeza ku muryango. Aline yakomeje gusakuza. Aline arasakuza cyane, asiga amarira ku butaka nk'umuyaga uvuye mu bihe by'imvura nyinshi. Patrick yahise ahaguruka amureba mu maso, ariko ijwi rye ryari ryahindutse. Ntakiri mu burakari gusa, ahubwo yari arimo amarira akomeye. Eric, nawe unyumvire. Eric agenda ari kurira. Patrick yaravuze ati, Aline, rega ndacyagukunda, ariko ibyo wakoze byanshegeshe. Ntabwo nzi niba nzongera kugira undi muntu nishimira, ariko reka nkwemerera ibi, nubwo byose byarangiye sinzigera nkwihorera. Uzakomeza kubaho ubana n'ipfunwe ry'ibyo wakoze. Aline yakubise umutwe ku buriri arasakuza cyane, ijwi rye rikubita imitima yabo bombi nk'imirabyo. Aline yaravuze ati, nanjye ndabyemera, nibyo narakosheje, nibyo nishyize mu mwijima, ariko ntimunsige njyenyine mu bucece. Ntibingora cyane gusiga isi. Ijambo rya nyuma ryatumye icyumba cyose kirira. Ku gice cya gatatu kirangiye, Eric yasohotse urugi rufunze, ariko amarira ye akomeza kugwa. Agahinda, guta umutwe, akababaro, umujinya, byose byari bimwuzuye. Patrick yasigaye yicaye ku ntebe, umutwe awutwikiriye yabuze aho ahera hagati y'urukundo n'urwango. Aline yasigaye kuburira, amarira ye yuzuye nk'inzu yuzuye amazi, amaso areba ku gisenge. Ijwi rye risakuza cyane, ese koko urukundo rwanjye rugomba kurangirira? Uwo ni Aline. Ese koko ndabaho ntakunze cyangwa ndakundwa? Nawe unyumvire. Ese kuba narayobye bizambera iherezo ry'ubuzima bwanjye bwose? Umwuka w'icyumba wuzuye amarira n'icuraburindi, ariko mu kirere cyose cyari nkaho hari amagambo atarapfa, igisubizo kitaragera. Igice cya gatatu kirangiriye hano, ndetse giteye amatsiko menshi cyane, kuko ntabwo tuzi niba Aline azahitamo kwiyahura, niba Eric azagaruka, cyangwa niba Patrick ari uzaba igisubizo cy'iherezo rye. Niba wifuza episode ya 4 ndi tayari kuyiguhereza, ariko nanone ndagushimiye cyane kuko wamaze gukora subscribe. Imana iguhe umugisha, kubera ko watanze like kuri iyi video ndetse no kuri video wamaze kureba. Imana iguhe umugisha, kubera kugiye guhereza abagenzi bawe iyi YouTube channel bakazajya bakurikirana inkuru ndetse n'ibyegeranyo by'ingenzi. Imana iguhe umugisha, ndabakunda cyane cyane. Nahamukanya turebera hamwe uko byagenze bya Aline na Eric na Patrick, iby'urukundo rwabo. Ese wowe ari wowe hagati ya Aline na Eric wakemera, wafata uwuhe mwanzuro? Ese koko uri Eric wafata uwuhe mwanzuro? Uri Patrick wakora iki? Ese uri Aline wakora iki? Ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Ciao.
Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha muhawe ikaze, tugeze kuri episode ya 4. Amarira y'ubwiza ni ya Aline, Eric ndetse na Patrick. Amarira y'ubwiza turatangiye. Mu cyumba cyari cyuzuye amarira, umutima wa buri wese wari nk'uwanyuze mu rugi rw'icyuma. Aline yari ku buriri, umubiri we wacitse intege, ijwi rye risakuza mu marira adashira. Eric yari amaze gusohoka, ariko amagambo ye yasigaye asa n'inkota iri mu mutima wa Aline. Patrick yicaye ku ntebe, umutwe awutwikiriye amarira yamugeze mu gituza. Aline yegereye akajipo kari hafi aho, akuramo agapapuro gato yari yanditseho amagambo mu bihe bye by'umwijima yari yarigeze kwandika. Nawe unyumvire indirimbo y'amarira idafite igikangisho, amagambo gusa y'ishavu n'icuraburindi. Aline yaratangiye araririmba mu ijwi rituje cyane. Urukundo rwanjye narupfushuje ubusa, ndagukunda ariko nguca inyuma, ubu nsigaye ndyaye n'amarira, niyo nshuti yanjye ya nyuma. Aka karirimbo uko byagaragaraga yakaririmbiraga Eric wari wamaze kugenda. Ijwi rye ryaciye intege Patrick. Yegereye Aline, amwicara iruhande maze amufata ukuboko. Yari akiri mu gahinda kenshi, ariko ijwi rye ryari ritangiye guhinduka nk'iry'umuntu ugaragaza umutima nyawo. Patrick yaravuze ati, Aline, nubwo wambabaje, ntabwo nshobora kubona upfa imbere yanjye. Nubwo nasigaye nsa nk'uwangiritse, ntakwiye kuba umunyamugayo w'amaraso yawe. Reka nkufashe uhaguruke dushake inzira nshya. Aline yarebye Patrick mu maso, amarira atembera mu maso, maze agira ati, Aline aravuga ati, Patrick we, uransabira imbabazi? Uramfasha nyuma y'ibyo byose nakoze? Patrick yikomye mu gituza, yitsa umutima, ijwi rye ririmo gucika. Patrick ati, yego Aline, yego ndabyemeye, kuko urukundo nyarwo ntirupfa. Nubwo washegeshe, uracyari umuntu w'ingenzi kuri njye, ariko ugomba guhinduka. Ntuzongere kubaho ucurangira abagabo benshi nk'uko byari ishyano ryawe. Uzasubiza umutima wawe umwe gusa. Mu gihe baganiraga gutyo, urugi rwarongeye gukomanga. Nawe unyumvire. Aline yarahindukiye, amarira arushaho gutemba, umutima utera cyane. Ese yaba ari Eric wagarutse? Urugi rwarakingutse, maze hinjira umugore mukuru afite isura yuje ubwitonzi n'agahinda. Yari nyina wa Eric. Ijwi ririmo amarangamutima yararivuze, Aline mwana wanjye, Eric yantumye ngo ngubwire. Yambwiye ko atakubabarira ubu, ariko ntiyashoboye gusinzira atakubwiye aya magambo. Nubwo wampemukiye, nzahora ngwifuriza kubaho mu mahoro. Ntiwigeze umenya uko ngukunda, ko nabivuga, ariko waba warabyize vuba cyangwa ejo, uzibuke ko hari uwigeze agukunda by'ukuri. Ati, Aline, ndagukunda. Aya magambo yatumye Aline acika intege burundu. Amarira ye aba menshi ku buryo atashoboye kuvuga. Yakubise umutwe ku ntugu za nyina wa Eric, arasakuza cyane, aratakambarira nk'uruhinja. Aline aravuga ati,
ati mama we mbabarira, umbabarire, naramubuze, naramupfushije ubusa, ntago nigeze muha agaciro, urukundo yankunze naruteye ishoti, nawe unyumvire, sinzongera kubona urukundo nk'urwo mu buzima bwanjye bwose Eric yampaye. Uko igice kirangiye cya kane, Aline yari mu maboko ya nyina wa Eric, ari kurira nk'umwana yicuza amakosa yose yakoze kuri Eric. Patrick areba ibyo byose ari mu ruhande, umutima wuzuye agahinda ariko unyuranamo ndetse n'ineza. Nyina wa Eric afite amagambo asharira mu maso ariko akomeza kumuhumuriza. Mu cyumba hose hari amarira ariko hari n'icyizere kitamenyekana. Ese Eric azigera agaruka ku rukundo rwa Aline? Ese Aline azabasha guhinduka cyangwa azongera gusubira mu nzira z'umwijima? Ese Patrick azaba indwara y'ukuri cyangwa nawe azamureka burundu? Igice cya kane kirangiriye aha, kigaragara nk'icyuzuye amarangamutima, kibabaje cyane ariko kigasiga amatsiko akomeye cyane. Icyemezo Eric Aline azafata mu buzima bwe. Ndagukunda cyane, Imana iguha umugisha kuba urebye iyi video yose ukayirangiza. Kora subscribe, kora like ndetse utange n'igitekerezo muri comment. Niturangiza tubashe gukomezanya iyi nkuru y'urukundo ya Aline, Patrick ndetse na mama we wa Eric uje kuyigaragaramo. Ndetse ndagukunda cyane wowe ugiye gukora subscribe, Imana iguha umugisha, ugiye duhereza like, ugiye gusangiza izi video abandi, ugiye kuzipostinga ahantu hatandukanye. Urakoze cyane, Imana ibandebera icyoroshye. Nakagarutse turebera hamwe episode ya 5. Ciao.